Wabaye umwana mwiza. Ndarinzi ko uraho. Yes, uraho. Amako ari we wasijyanye uriya mwana ariba. None ko nazibuze mama. Zari ziri hehe? Hari umuntu handi muri salo. Zose se? Zose nyine. Uburaho zarangiye nta akera soma gaceze. Wagira ibitekerezo bizima gute? Ntabwo akabagabo wanabasha kugafataho. Wakamwa ufite ubwonko buzima. Reka numve. Yamaha ko bimeze. Soma gasoma impyisi. Ako shaye mugabanye swingi. Amazi niyo uri kumuga wigira gutyo. Ewe. Pa. Mana yanjye noneho umve ko bavuye umunsi turamwera. Pa. Karame mwana wanjye. Bene. Inkuru nziza. Uje wishimye se? Mwana wanjye meze utakuze wishimye. Niko. Uyu munsi turarya. Pangwene. Turarya. Nimba banza umbwire nimba turi bugi. Nimba ari kumwera ku muvure. Nimba turamwera. Yewe ni cyaka mfite rero. Ni cyaka mfite. Banza umbwire yuko hari akantu uzanye byibura kameze gutya. Burya cyaka gishira. Icara. Begi daje. Ubu none ho wumve. Kagira ngo akazi mvuye yego ya business igiye gukora. Akira yakoze. Ego mana yanjye. Nuko nkunda kwemera mwana wanjye. None ari igikabyo ngira. Ndakwemera cyane ako kana ahubwo. Twongeye twariye. Yego. Mbo no kuvuga ngo rero ndicara nk'abakire se. Oyicara nk'abakire ugereka akaguru ku kandi. Haya ni gutya. Utyo mwana wanjye. No kuvuga ngo rero ubu ngubu ahantu ikibazo se kuvuga nk'abakire nabwo ni gutya. Ariko uramenye ntuzane bwa busambo bwawe. Kado. Kwinda nini? Bwikiyese. Kwinda nini ya yindi yawe nkuziho. Urya nk'abakire neza. Urumva neza? Umva mubwire rero. Kandi witonda ahantu mvuye. Yego. Twongeye twariye none bibaze ko ahantu mvuye amite ngo mbihe mitangira. Yego. Mu mizi. Ahantu mvuye no kuvuga ngo hari ahantu nivumburiye. Nyine nahantu ni mu madage. Nibakananga mbese nibakananga. Akira. Kwari bakananga ndabyumva. Mbo urebye ibintu nkoze kandi wa muti wambwiye ntawo wigeze usiga. Yego. Ibintu nkoze nta muti wansize ubu giye kunsiga umuti none ndatinye. Ndawo gusiga rwose ariko uterura byose uhituzana. Ndaterura inzira. Uhituyeza. Turabibika ese ikibazo ahubwo. Reka nkubwire. Ntabwo turahano tubibika. Mbo no kuvuga ndabijyana turabijyana ahantu. Ndajya no kubicumisha kuko wa muturanyi wanjye abaro bincumbikishiriza. Ibindi tukira munsi y'igitanda gutya ku byori. Ibindi twajya turabishyira no dushaka dushyira no muri parafoko ako kana kamubwira hari. No kuvuga ngo ahantu mvuye. Nyine mbonye bafite mutuntu tw'televiziyo. Byose nabyo si biri mu kazi. Ibyo nabyo ni mu kazi mu nishingano. Televiziyo ni inshingano ngo bafite ngo n'inkweto, ngo bafite ngo n'imyenda. Hari umungu wawe noneho nyine nagerageje kumugeraho inshuti ukuntu nyine kugira ngo nzamwinjirire nkugwemo mu buvumo bwabo. Yego. Nagerageje kumwinjirira nyine mvuyeyo ajya mbimubwira nkabona ntabwo ari kubyumva. Ndabwira Imana wowe uri ni dage uri nini. Utiri cyaho ni kananga rwose. Usigara ubitekerezaho. Yego. Ndabwira turi tete vide. Yego. Uko byasakose mu ako kantu ko kintu ashaka ari bubitekerezeho. Ubwo bivuze ngo ndashaka ukuntu we nonsiga umuti kwanza. Ubundi pansiga umuti. Reka nsiga umuti. Oya reka gusiga umuti. Uri hafi shaka. Pansiga umuti. Umuti kabisa. Oya reka nze gusiga umuti mwana wanjye. Ubundi hasige uzajya ugiye gukora ibitangaza ibintu byose bikore kandi bigende neza. Nsiga umuti. Ndaho gusiza ubundi ugende ziriya ndangare. Reka ngicuza umuntu. Ngiye gukwereka ukuntu iby'abapfu biribwa n'abantu. Yego. Gende sha. Shizirungu. Biteze. Cyane fresh. Umeze neza shumi. Cyane safi. Mubyifashe biteze. Cyane fresh. Sinakubwiye se ngo bakugize umwari wo mu rugo kamakanya naho ndebe. Sani sa umuntu agushakiye gusanga iwanyu wese nta nubwo atarabuka wenda mujye kugasi umuntu areba uko byifashe. Ntabwo sinari nakubwiye. Wambwira se umubyeyi wanjye ndamwubaha urabizi. Kaka se turi imfubyi ntabwo tugira. Ndabizi ko utari imfubyi ariko rero ngomba kugenda nasabye agahushya. Akamani no gupfa kugira. Jya wihagararaho nk'umuntu w'umugabo umenye kwifatira umwanzuro. Umubyeyi azajya kwiriza mu buvumo ubu wirirwa unaryama. Ukabyuka ukarya ukongera ukaryama umuntu w'umugabo. Ubu ndabyutse ahubwo. Undi se baba muzima gute? Ndabyutse ahubwo ntabwo ndanakarana no maso mumwe nuko bimeze. Ntabwo agira ibitekerezo bizima. Urabona nkatwe ibitekerezo bizima tuba dufite naho tubikura. Akabagabo sha.
none se cyo ni iki kandi akira soma gaceze wowe wagira ibitekerezo bizima gute ntabwo akabagabo wanabasha kugafataho wakanywa se ufite ubwonko buzima reka numve mwaha ko bimeze soma gasoma impyisi ako shayi mugabanye swingi amazi niyo uri kunywa wigira gutyo yewe ariko ubwo ubaye icazwa hano uve hejuru ngo se ubaye mwana ubwo ubaye ubu ibyo bintu nibyo mwirwamo ibikiza amazi aya ngaya y'umugezi bimeze gutyo ubu uri kumva umuti utangiye kumenagurika noneho twadiringa sha icara niba bimaze gukora neza umbwire mwana none se mani bugabanyije amagambo bya bintu nakubwiye nyine wowe rero nk'umu ndaza kugusura nkaza nizaniye icyo kunywa ntabwo wanavuga ati wenda umujama wanjye araje reka muhereze n'agatsingi kamwe cyangwa se singusabye jeri bisida wavuga ati kamuzane n'agatsingi kamwe agapfundurira ahangaha nuko uzanizaniye icyo kunywa mani wowe ibiti nyakira noneho uyu munsi naje reka nkubwire sibyo azi iyo ugiye kuza uza utanteguje kandi ntabwo mbanze ko uri buze kandi bisaba ngo negere mama basi bigire n'icyo musaba kumwegera gute ubu uzamubwira ngo ndakora hari akazi uzigira uzamubwira ngo umujama wanjye araza kunsura ngo nta kibiri ngo njye kumugurira mitsingi boro zose mugira mwinzu wakintu we none se boro idage ntabona uko zisohora ugenda nukanuka utuntu tw'ubuninja tw'ubudage sinzi ubundi vipi zawe none se urajya ngo njyewe bigerageza genda ureba akantu uzane nose nubwo wabitekereje ibyo nakubwiye basi ndabizi wasize ubimbwiye genda ndebere sha ariko nyine nawe rero oya genda ndebere mani twaturadiye wari uri kumbwira genda ndebere makamwe basi ntabwo nakugora turadiyose ntabwo ndi kukugora oya wenda banza mbitekerezeho abanza mbitekerezeho ariko unywa iki unywa igikoma gusa we narakubonye ntiwanacanwa akantu nk'aka ngaka ngo utekereze neza urumva n'umutwe utangiye kunyica inkwaho n'ubundi wagira ngo usanzwe unywa ubanza waryohewe nkwaho gaceza urashaka kunyica ariko ndakwica nkwica ibiti reka mbere kugusuzugura ariko nabyo unasanzwe ugasoma nuko uri kwibweshaguzwa mani genda ndebere pembeni ure ko ari ariko banza nkamuye nk'icyumweru ahari kaba kageze utangiye kuba muzima noneho uri kumva ukuntu ibitekerezo biri kujya biza bitangiye kugaruka ukuntu uri kumva mu mutwe wawe atari kuva nk'ibintu by'imyanda n'ibivumbure genda rero ungerereyo ndebere ko wambona nk'akaradiyo cyangwa se utuntu nyine tw'utuboro mani genda nawe ntukajya umbwejaguza wenda umuntu umaze kuvuga ko ibitekerezo bizima biri kuza bitarabanza no kuganira mwana turaba tuganira ntabwo kugera uraya gusa mana yagasani ngaho reka wenda kugira ngo nimba ngo mama wawe numva ngo bajyamo babazirikiye ku bitenge niba buye batakubona reka nsohoke njye nijye hariya mu gatoya undebere boro nkazinga aho nzanire ndi nyarukiye aho nyine bugiye hanze mbanze ndebe ukuntu bimeze nanabitekerezeho ntutinze ntari wese undi mama yagiye shama madore yaragiye ku rusengero caguranya amani byamuhanze mama yaragiye ku rusengero nta kibazo caguranyuzane ukambitekerezo nayo semana nyagasani noneho uriya muntu ndamuhikira ndamuhikira rwose reka nze ndebe ko hari icyo nabona ndebe ko biri bukunde ariko ni nta kibona yihangana ndaje reka nze murebere reka ndaje kigiye urasiga imari mu nzu yiwa kicucu ariko so kunshukara so kunshuka koko mara nyagasani yampaye yampaye yewe telefone zanjye umuvuna muheto zaragarutse yaba we mana we arangica noneho telefone zanjye we arazijyanye se arazijyanye se yawe arambona ariko arambona
Zirungu. Karame. Ese kura biteze. Usama. Ese kuba wigunze mwana wa. Kuba wigunze umeze. Wariye se? Wanyoye icyayi? Wabonye akagati se wanyweye? Nariye mama nariye. Wariye. Hanyuma se amazi yaje wavomye. Amazi yaje wavomye. Navomye nk'amajerekani nk'atatu. Andi yarahari se? Wavomye make? Numvaga nameze neza mama. Ntameze neza se wabaye. Hariya nasizemo icyayi n'umugati. Wariye wagize? Nariye. Hanyuma se numva se wivugisha gute habaye cyumba nkubwira. Ese waretse nimba wumva ukumbuye agafiriti tugateka agafiriti. Kubona wameze kurya imwe koko. Nakugize ne. Ibijumba, imyumbati. Nese kuyo kudata. Turahenda ndimo ndakubwira ngo uteka agafiriti urye noneho we kuhera ku ngima kandi uhaguruka ushaka akazi. Haguruka ushaka akazi we kujya uguma kwizingira ahangaha uperereze urebe kuri za telefoni zanyu habaho ahantu abantu bashakira akazi. Ntabwo waguma wizingiye hano ngo bikunde. Habaho abantu ahantu washakira akazi ku matelefoni bibaho. Bose ni byiza pe. No kumbohora ni byiza. Ndakubohoreye mwana wanjye reka kuguma kwizingira. Ubu ngubu ngiye kumenyana n'inshuti nyinshi. Siga kumenyana n'inshuti ariko abandi nta kibazo. Baraho none ko watinze byagenze neza se? Umukecuru ntabwo yarameze neza. Yarameze neza. Ariko naje no gusura hajya kwa bamasenge. Njyenda nsura batewe na ko na mva nari bose warahazengurutse. Ese umuhungu wawe ari? Iyo muhungu wanjye rero yarari hano ariko sinzi ahantu anyarukiye. Yaje cyangwa sigaye yirirwa zerera kuko namusize. Ntabwo azerera. Ntabwo azerera ubu ngubu yarikosoye ibintu bimeze neza ntabwo akizerera. Ntabwo akizera rwose. Ubu yakubera umwana muzima akajya yicara hano akahama hamwe. Namutangira ko nari nzi ko ari njye upfa gushyiraho igitsure ngapfa ku. Namutangira uhamye umuhungu wacu. Umuhungu wacu yisubiyeho. Yisubiyeho n'umwana mwiza cyane. Ndi Imana yazabikora ukabona birongera asubiye ku murongo. Ahubwo uzi ukuntu asigaye yitonda. Dusigaye twicara tukaganira. Ubundi mbere ntiyageraga n'aho ndi. Yapfaga kumbona agahita atumbuka. Ntabizi. Urabyumva? Ngiye kubitekereza. Ureba hari za TikTok, hari za Instagram, hari za YouTube, hari abyumvise. Za Facebook. Hose umuntu ahashakira akazi. Reka kwigunga mwana wanjye. Ngugume wihebe ntugiseka ntukivuga ntukigizute usigaye wirirwa wigunze. Shaka akazi humura uzakabona Imana izakaguha. Mama. Reka nkubwire. Bose ibyo byo kumbwira gushaka akazi ndabyumva. Kandi no ku matelefone ibyo wabimbwira nabyumvishe. Ariko ikintu ntarakubwira. Hano haje umuhungu baraho none ko watinze byagenze neza se? Umukecuru ntabwo yarameze neza. Yarameze neza. Ariko naje no gusura hajya kwa bamasenge. Njyenda nsura batewe na ko na mva nari bose warahazengurutse. Ese umuhungu wawe ari? Iyo muhungu wanjye rero yarari hano ariko sinzi ahantu anyarukiye. Yaje cyangwa sigaye yirirwa zerera kuko namusize. Ntabwo azerera. Ntabwo azerera ubu ngubu yarikosoye ibintu bimeze neza ntabwo akizerera. Ntabwo akizera rwose. Ubu yakubera umwana muzima akajya yicara hano akahama hamwe. Namutangira ko nari nzi ko ari njye upfa gushyiraho igitsure ngapfa ku. Namutangira uhamye umuhungu wacu. Umuhungu wacu yisubiyeho. Yisubiyeho n'umwana mwiza cyane. Ndi Imana yazabikora ukabona birongera asubiye ku murongo. Ahubwo uzi ukuntu asigaye yitonda. Dusigaye twicara tukaganira. Ubundi mbere ntiyageraga n'aho ndi. Yapfaga kumbona agahita atumbuka. Ntabizi. Uko wa musaza umwe wa mama kwa Nyirafuku uramuzi? Mama kwa Nyirafuku se? Nyirafuku uramuzi? Ndamuzi. Bamwe batuye hepfo hariya kwa wa musaza. Yego. Ndabareba. Yego. Ubwo rero wa muhungu wiwe kahungu ke kitwa Ndera. Kitwa Papa Kigali. Papa Kigali yagushakiye akazi. Yaje wapi? Yaje ahangaha araza turaganira. Ubwo sinzi ukuntu nibese mu cyumba ngo ndimo ndashaka akantu ngarutse y'amatelefone ndayabura. Uriya mwana wa Nyirafuku usariba? Ntabwo mbizi niba ari we watwaye. None se uri sire ko
ari we wasijyanye uriya mwana ariba none ko nazibuze mama zari ziri hehe hariya mu ntebe handi muri salo zose se zose nyine ubu uraho zarangiye nta kintu none se nashakiye no mu ntebe nazibuze mana ishobora byose kandi niteguraga kuba nabona akazi none dore se ndabigenza ubu twari kungoye yuko nta kazi ufite none tugiye kungoye yo gushaka telefone kugira ngo ukunde ubonereho akazi niko uriya mwana ariba tugiye kungoye yo gushaka telefone twari kungoye yo gushaka akazi none tugiye no kungoye uzi ikindi uzi icyo mbona nakubwira none ahangaha irukanka ujye kwa nyirakuba ujye kubaza izo telefone niba uzi ko ari we wazijyanye ntujye kubeshyera umwana w'abandi nimba uzi ko arizo ihute none ahangaha atarazigurisha ihute genda witinda nta kibazo reka ngende yego mana yanjye ariko mwokagira imana ubu nzakora iki wabaye umwana mwiza ndarinzi ko uraho uraho amakuru ni meza umeze neza mwana wa uriwe neza yego kazinze n'agatebe twicara ngwino wari wagiye he se nanagiye ku muhanda burya waje ryari nasanze udahari mama nari mukumbuye nanjye nari mukumbuye wamubonye nyoko se namubonye papa yambwiye ngo ari warabaye umwana mwiza nabaye umwana mwiza ibihungu nabyanye na njye ntabwo ujya unyikoza iyo ubonye nyoko uhita utanyikoza narabaye umwana mwiza ibyo akubwira ngo ni ibiki ngo aragakoze mama amakuru ni meza mwari mumeze mute wasanze mu cyaro baraho bameze neza ngo uzabasure nawe ibyo ukoze ni ibiki se numvise ubuze ngo uragakoze oya buriya ni agashya yarakoze agashya nyine ko kubanguka kuko atebutseyo Burundi atebutseyo atebutse niyo mpamvu avuze ngo aragakoze ariko atebutseyo asigaye ari umwana witonda nditonda asigaye ngira imico myiza reka papa amanota ngo urayafite pe mama ni umwana mwiza yitwara neza ibintu byose ndabizi ararararara mama n'uturimo tw'amaboko nsigaye nukora iyo bwabaga hose nsigaye nkora noneho ngiye kuruhuka njye nicara acyakora mfite amatsiko y'ibiryo uzateka mama ubundi wowe yicariye njye na papa tuguhahire uzi ukuntu asigaye azi no gukaranga n'inyama atarabizi papa mubwire we asigaye azi ko gukaranga inyama zikaryoha akazishyiramo igitunguru ayo manota muri kuyakora ayo n'indimu azikaranga neza uretse azagutekere wumve papa uzi ibintu byose ndabizi arabizi izo nyama muzikora ariko nzi ko nyine muri iyi minsi bya hano biri kunyobera erega muri ibi twabaye abakire turabazungu hano turya neza tugira ngo tugiye kujya tuguhahira wicaye ahangaha ukora hese kandi nsigaye nkora imirimo y'amaboko niyo bwabaga hose ibiyede akoresha ubwenge bwe yarize akoresha n'ubuyedi n'ubwenge afite mu mutwe twebwe turi muri mujyi tugomba gucangamuka mucangamuka se mu biki nase twihangiye umurimo tuzi gukora ariko umurimo mwihangiye ni uwo nyine turagenda tukareba naho dusaba ibiraka tugakora mama wowe yicara njye na papa tuzagutunga ambitega amaso tuzagutunga rwose icyo ushaka noneho ko mbona no mu cyaro aho nahingaga ibishyimbo izuba ryatse ibishyimbo bitera imisuzi mama dusigaye turya inyama n'amafiriti n'imiceri n'udukaroni nzaba menya aho mukora reka nishakira amazi ndebe cyo nakora hano yego mba wowe tuzagutunga aha wari uzi n'ibireba yego umva turanywera kora noneho rero ubu ninjye nawe tugiye gukora umuti papa aka kazi noneho nabonye nta n'akandi kazi nakora mu uyu muti yego mana aho umva nanjye rero ubu tugiye gushaka ahantu tuhita tubigurisha nabonye umukiriya araduha ngahe telefone irahenda wikorera muri 500 aricaraza ntabwo turabona 200 izi ngizi zo mu zigura 60 yarishashane turabura 60 noneho turarya ihene ubwo ni 230 turarya ihene ntabwo nzongera kurya ibishyimbo oya ntuzarya ibishyimbo mwana ntabwo ibishyimbo n'ibigenda genda twabonye